mbere na mbere mbanje gushimira mama na papa sinzi iki nabivugamo ariko mwarakoze n'ukuri mwarakoze aho narindiriye mu mahanga mwambaye hafi mwarakoze rero hari gift nabazaniye ntabwo nabikoze nta kintu mbazaniye mama Fora ni igiki ngahaza yewe rwose ibyo bintu ni byiza rwose urakoze mwana ndawukunda urakoze karamwambitse da kubyara ni byiza Paula yarakaye se kuba nta kintu namuzaniye wamubonye yarakaye se papa we ntabwo umuzi papa nawe uzaniye gift ngahaza nawe babwiye amashimo kubyara nakanja ka izi kamera zose ziragira kamera enye zose iyi ireba imoso n'iburyo imbere n'inyuma nagera byahise Paul wanjye nababwiye nyina wagiye rongera ribyara bakora amashati amashimo oya mama Paula ibintu bike mbona ese papa Paula nta no kunsuhuza kujya gute nta no kunsuhuza gusuhuza se ngusuhuza ibiki ushaka kungirira umwana ikintu cy'ikigoryi byagenze gute mu gitondo ndabyutse kare ndagiye ndagarutse nsanze uri mu mirimo umukobwa yicara mu ntebe ari mu matelefone ari kwisetsa ibiki ubu ntihagakwiriye kuba ari gukora iyi mirimo ariko se papa Paula uyu mwana utaramara n'icyumweru hano ngo aruhuke kuzi kwaje ejo bundi koko hari ikibazo niko yaje muri trip se yaje kurya ubuzima hoya arimo kuruhuka kandi humura ndashaka unyumve neza ntabwo nshobora kurera umwana kuriya ntabwo ndera abajeyi rero nawe uraho ngaho mukanya umugongo umwana w'inkumi nkuriye umukobwa ungana kuriya ajebetse hariya ngo ari mu mateleviziyo hoya njyewe nagira ngo abanze aruhuke urabizi ko nta n'icyumweru umuntu aruhuka umunsi umwe ntabwo aruhuka iminsi yose se yari yagera kuki iki ni igihe cyo kuruhuka oya humura ahubwo nahamagaye Suzana mubwira ngo andebere umwana w'umukobwa abafasha muri iyi minsi Paula atararuhuka yego nuko Paula agakora iki akabanza akaruhuka nyine akaruhuka igihe kingana iki ako papa Paula ndakumenyesha ko ibyo bintu bitazashoboka ntabwo ashobora kubyuka ngo afure ntashobora gukoropa ntashobora gukubura ntashobora gutera ipasi ahubwo uwo mufashe nk'ikintu cy'igishwi cy'inyoni ejo nzasanga uri no kumwoza ahubwo ako haveho nawe winkukira umwana igishwi cy'inyoni baza bagatamika ko yerega ntabwo ari icyo navuze njye ndashaka ko umwana wanjye aruhuka hanyuma yamara kuruhuka mama Paula ntumena amatwi ndakumenyesha ko ibi ntabyishimira habe namba kandi bigomba guhinduka rwose yara telefone ndayimena ako si noneho wabaye yara telefone ndayimena ntabwo ushobora gutuma umwana w'umukobwa akura nk'ikintu cy'igishwi erega wanyumvise ubu rano urwana rw'inyoni tuzajye dufata dutamike wanyumvise nawe njye ntabwo nshaka wimena amatwi papa Paula
enebere karundura mana dutabare. Fite sema naracyotse sema mukuru mvagoye na papa muri gutongana mu kanya usigiye byaragenze. papa wawe ndabona ntazi ukuntu biri kugenda bimera ngo nuko mba ndi mu kazi ngo wowe uryamye ngo nta kintu nta n'ikindi twakora. Mama papa yarahindutse ngiye nsigaye mbona yarahindutse ariko uzi kuko nasize ameze atari ko nagarutse nsanga ameze. Ariko ntacyo mama nyine uriya ni papa wawe. Ngiye mwareka mubwire nakomeza biriya bintu siko njye nzamucika nkigira muri geto. Reka mukuri nadahinduka muri geto Paula reka nkubwire mba ndimo ndakurwanira ishyaka. Ndabyumva mama ariko se azajya ahora gutuka numva gutuka kubwira nabi ngaho ndaza akanuka ngo nambaye ngibiki ngiki giye bira bintu ntago nazabivamo rwose njye nzigendera muri geto nadahinduka. Ngewe nzakurwanira ishyaka nta kibazo kandi papa wawe ni papa wawe. Hari impamvu wenda aba yabaye kuriya ariko ntibigutere ikibazo. Uzi ukuntu papa wagukunda ahubwo abarimo kwicara ari kuvuga tura mukobwa aramutse ashatse umugabo nta mirimo azi gukora cyane. Abapapa iyo biriwe mu rugo rero urabizi harandeba nyine. Noneho uzi n'ikintu gikomeye yarambwiye ngo nta n'umukozi azashakira kandi mwana wa mugongo uzi wasize mfite na nubu ndacyameze nabi. Ariko iyo migambi yo kujya muri geto ntago ariyo cyane ku mwana w'umukobwa nkawe byibuze nambe n'umuhungu kandi nta n'impamvu yo kujya muri geto kandi ufite ababyeyi. Ndagukunda kandi nkwitaho ngufata neza aho ya nta mpamvu mwana wanjye. Ibyo byihorere kandi humura ntibigutere ubwoba. Ndahari kandi na papa arahari kandi aranagukunda humura. Ahubwo genda ube wiryamiye naza ndareba ukuntu ndi bumubwire. Mama reka njye kwiryama mbarumva naniwe. Oya ndabizi mama yego kagendera kibondo. Ariko mana yagasane we ariko mana uyu munsi nagiye kubana rero mbona abantu baje ahangaha uyu munsi banka byanze bikunze menye umuntu warayanga baboje reka ngiye kubona mbona baraje bari bazize kuburana bareba nanjye ndakomeza nikoresha turimo ahangaha hose nimara kutwikoresha kugeza igihe uriya muntu urimo asohokera nanjye mpaka mumenye. Ewa ndoza urugi ko ndarufunga ninshaka nzajya noza naha mu mapata ahangaha mu mapata naho ndahoza ndakora imirimo itanaba hano hafi kandi y'umuryango. Noneho nze kureba urwego rwo Manengi kirahino mubazi Sendo ape mbozo urugira basaga nabi rwose basaga nabi rugi none narigiye kurwoza no kumopata burana rusubiriyo rwose akaro kumopata rwose n'ubwa mbere wakwibwiriza kabisa. Umva ye karabe bomera amazi mwibasaho ngaho nkirire muri dushe yo hanze.
bazanye indobo ugiye gukaraba cyangwa mu mwanya n'iki va mbese uko cyabaye kandi iryo vuzivuzi ryawe rizagukoraho warwanawe kandi warwanawe nakubuje kujya umenyera ntabwo ujya wumva ntabwo barayamuzanye nijoro umuntu mwazanye nijoro sano tuba turi bangahe mabuja bose babarira rwose sinzongera njyewe nakubuje kujya umenyera kandi ntudakwiyamye none se mabuja reka mubwire ni ukuri njyewe nabonye nijoro uzana n'umuntu kugira ngo ni bose bafungure baba basi babarira rwose kandi rero nta kibazo cyangwa se nikigenda nyine kimve mu maso gikora ibyo nkibwiye vuba vuba murakoze mabuja murakoze urarunguruka iki erega mabuja nyine naringiye hariya amazi yabuze hari amazi arimo ubwo naringiye kujya kuvoma kuri iriya robine yo kwireba umva mbese kunishigira amanyanga robine yo kwireba se ugiye kuvomera mu ki ubundi si yo ugarutse urabanza ukarunguruka mabuja buriya rero reka nkubwire hari ukuntu umuntu nyine muri tekinike ze ushobora gufata nk'ikintu cy'igisambo rero nageze ngo ni nk'igisambo ngewe buriya mba ni za tekinike zanjye nyine njya nkorera igisambo se ntiwari usize hano ko cyabaye ubu ni se kuva igihe wabereye ahangaha wafashe ibisambo bingahe hari n'icyo uzafata kigahita kiguheza umwuka ubu ni se kuva igihe wabereye hano umaze gufata ibisambo bingahe sinyamba nawe yirirwa batwiba kandi uri uhari kandi kigenda kijya kuzana ibasi abantu basenga ntibahinduke ukize ubuhenebere karundura ma